Kongeye kubaha ikaze inshuti za Secret TV, aho muri mukomeze mugubwe neza kandi n'ibyo muri gukora bikomeze bigende neza, naho bitameze neza kandi nakubwira ngo shika musenga wizeye Imana. Nubwo wenda umunsi bitameze neza, hari igihe kimwe nawe bizagenda neza kuko Imana itanga mu gihe nyacyo kandi mu gihe gikwiriye. Nawe mu gihe cyawe izakunezeza kandi iguhe ibyishimo ku maso cyangwa se iguhe umunezero nk'uko ubyifuza. Hari hashize igihe kitari gitoya tutabagezeho inkuru zitandukanye cyangwa se ibiganiro bitandukanye kubw'impamvu zatubayeho, ariko twifuje kugaruka kuri uyu munsi kugira ngo tugire ibintu dusangira cyangwa se tuganira by'ingenzi. Hari ikintu nifuje kuganiriza ku bantu bubatse ingo cyangwa se ku bantu bamaze guhitamo abo bazabana nabo akaramata bitegura kurushinga mu minsi iri imbere. Ikintu cya mbere ni ikintu cyo kwihangana. Nicyo kintu nifuje guheraho kugira ngo, kuko kwihangana naje gusanga ari ikintu gikomeye gituma urugo ruramba kandi rwose urugo ukazasanga abantu basazanye neza. Mu by'ukuri ikintu cya mbere ugomba kumenya nimba ugiye kubana n'umuntu cyangwa se nimba mwaramaze no kubana, ugomba kumenya ko uwo muntu mugiye kubana atari marayika. Mu by'ukuri umuntu arakosa, agakora amakosa atandukanye kuko umuntu si Imana cyangwa se si marayika. Ugomba kumva ko mugenzi wawe mu by'ukuri numufatira mu ikosa utazumva ko yaciye igikuba, utazumva ko ibintu byabaye ibindi kuko ni umuntu. Ugomba kumenya ko ari umuntu. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya ko iryo kosa umufatiyemo ejo nawe ashaka kurigufatiramo. Mu by'ukuri mugomba kumenya ko ubwo ni ubuzima, nyine nibwo buzima tubamo umunsi ku munsi. Ikintu cyo kwihangana ndi kuvuga, iyo wamaze kubona mugenzi wawe wenda ari ikosa umusanzemo ritakunejeje, rikuguye nabi, ushobora gutekereza se yansuzuguye, se amfata ate, kuki ibintu nk'ibi ngibi biba, mbese ukibaza ibintu byinshi. Ushobora gufata wenda imyanzuro itari myiza, ushobora guhitamo kuba wafata undi mwanzuro ukakaye, mbese utari witezwe. Mu by'ukuri ugomba kwihangana muri icyo gihe. Kwihangana ni ikintu gikomeye gituma ingo nyinshi zirambana, kabone nubwo umuntu wawe yaba adashobotse, ariko buriya iyo wamwihanganiye ukaba umuzi, ukaba uzi intege nke ze, mbese umuzi neza, ukavuga ati ibi ngibi wenda ntabwo bimeze neza, ariko umuntu wanjye ndamwihanganira gutya na gutya, ndamufata gutya, bituma urugo rukomera kandi rukagira gute, rukaramba. Kimwe mu nkingi za mwamba mu rugo ni ukwihangana, kuko niba wihanganira uwo muri kumwe uzabasha kumwihanganira muri ya makosa yakoze, uzabasha kumubabarira nta gusaba imbabazi mu makosa yakoze. Ni kumubabarira rero, ndetse na nyuma y'uko wihanganiye iryo kosa nuyita ufata umwanzuro ukakaye, umwanzuro wenda wo kuva mu rugo, umwanzuro wenda se yo kuvuga ati tubivemo, niba tutaranabana tubivemo tubireke, ukavuga ati oya ngomba kumwihanganira, ndamukunda, bigatuma icyo kintu gituma urugo rwawe rudasenyuka. Ukavuga ati ndamwihanganira muri iri kosa kuko nanjye ejo nshobora kurigwamo. Ese wenda ibyo ndi kuvuga ati kwese mvuze ati ndagiye, wenda urugo ndaruretse, ese nimba naramaze no kubyara n'abana. Mbese ikintu cyo kwihangana ni ikintu gikomeye, abantu bose ntabwo bagishobora, ariko ni ukuri ni ikintu cyo kugerageza. Ni ikintu cyo kugerageza mu gihe ubona bishoboka ko ushaka kwihanganira umuntu mu ikosa runaka yakoze, kuko amakosa aratandukana. Ushobora gusanga ari ikosa runaka wenda ryabaye, rishobora kuba wenda waryihanganiye, kuko naje gusanga cyo ikintu kidashoboka ko ushaka kwihanganira ku muntu mwabanye mubana cyangwa se ku muntu muteganya kubana, ni umuntu wumva kwenda gufite umugambi wo kuba yakugirira nabi. Aho ngaho rwose biba bigoye kugira ngo wihanganire uwo muntu, kuko ushaka kuvuga ati ndihanganye, wenda araza guhinduka, ariko buriya wumvishe ko rwose hari umuntu ufite plan yo kukugirira nabi, aho biba bigoye. Iri foke ugira gute, uba wihaye akanya ukabanza ukagenda ku ruhande, ukaba umuretse wenyine, kuko ushaka kuvuga ati reka nihangane, umuntu wanjye wenda guhinduka, ntabwo wabyizera. Yawe ugomba nanone aho ngaho gukora fete attention, ukavuga ati oya reka mbe ngiyeho gatoya, umuntu wanjye sinzi ibyo ari gupanga,
sinzi nimba ari byo cyangwa atari byo, ariko nimba wumvisheho plan yo kukugirira nabi, aho rwose ntabwo nakubwira ngo ihangane, kuko ushaka kuvuga ati reka nihangane ugasanga rwose bikuviriyemo kuhasiga ubuzima. Ni ukuri kubishoboka, ku makosa nyine yihanganirwa, hari amakosa aba ari aho yihanganirwa adatuma ushaka gusenya urugo. Mbese ni ibintu bigiye bitandukanye bitewe na situation urimo, ushaka kwihangana ukavuga ati oya iki ngiki ndacyihanganira, urugo rwanjye ntabwo ngomba kurusenya kubw'iyi mpamvu. Ni kimwe mu bintu nifuje kubaganiriza mu kintu gituma ingo ziramba kandi zikomera. Ikintu cyo kwihangana kiri mu bintu bituma ingo ziramba kandi zigakomera. Udasenye ku mwaka umwe, udasenye ku myaka ibiri, bitewe wenda n'ubuzima mubayemo, bitewe wenda na situation y'ikosa runaka ryabaye, cyangwa se ikintu cyabaye kitari cyiza cyazanye umwuka mubi mu rugo. Kwihangana biri mu bintu bituma urugo ruramba ruramba, kuko hari umuntu rwose udashobora kwihangana, ushobora kubona mugenzi we yakoze ikosa akavuga ati hoya iri ngiri kuryihanganira simbishoboye ndagiye, ubwo urugo ruba rukunaniye uzize kutihangana mu by'ukuri, kandi wenda ryari ikosa ryari ryo kwihanganirwa. Murakoze, mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Nuko iyo umuntu akora share ku nkuru zacu muzamugize neza. Imana ibahe umugisha, turabakunda, naho ubutaha. Buri munsi Imana ikomeze ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza.